izi nsore zateruye ibyuma zitwa zinywa amaproteine zimenyera abagore b'abagabo ku rwego mutarabona. Izi nsore zo muri gym zirirwamo zimenyera abakobwa ku buryo uramutse ubonye kopine wawe cyangwa fiance wawe afite umugym instructor umukora biriya acha Mungu uwo munsi wararufunze gym zose. Aba bantu bigisha gutwara imodoka cyane cyane bajyana muri pratique. Umugore ari kuri vora arimo kumwerekera uko bagenda. Aba bantu dora aba bantu nabo kwitonderwa cyane. Umwanya wibanga muri iki gihe n'uwuhe ko abantu imyanya yose yabaye imyanya rusange. Bashatse bajya bagera mu isoko batambaye. Uziko mubaze ikibazo niba abantu barenga 10 na 20 30 bashobora kukuvizita. Ubu umwanya rusange. Ni sale polyvalente. Ntabwo ari mu Rwanda ariko no mu Rwanda byabaho. N'umunyegana uba mu gihugu cya Denmark afite umugore we babanye igihe runaka, abana bane mu rugo, yarazi ko ari abana be rwose nta kibazo babana neza. Nashaka komeza bagira berega nabi nta kiriho. Okay, sawa. Noneho abakoresha ADN baramubwira ati abo bana bane. Ari nabyo bintu mbwira abagabo kwirinda ibintu bimeze nko kwiyahura. Yes, kuko bizatuma wiyahura cyangwa ibyo bintu komeza. Abavumbuye ko babana bane nta numwe we urimo. Biramubabaza, biramurya pe, bimushengura umutima. Nira ko inkuru yanditse. Inshuti ye baravugana kuri telefone, aho kugira ngo amusobanurire ko nta deni ibintu igaragaje atari kubyumva byakira, ararira pe. Umugabo ararira. Il a pleuré. Ariko nyuma birangira ngo yiyahuye. Sasa rero Angeli wanje ubwize kuri, ndashaka ngira inama abagabo bagenzi banje, sibyo? Umuntu amenya ko ikintu ari ikibazo iyo yakimenye. Abana bawe bavutse bakavukira mu rugo rwawe n'umugore, cyangwa se niba hari ahantu waciye ukabuzi yuko wahasize ubugingo bwawe. Icyo mvuze ubwo wacyumvise ndavuga mu mvugo zishimije. Niba kuzanira umwana aho ngaho waraciyeho gusa aho wakore sadene mbere, ariko umugore mwasezeranye mukagenda bibi akaza mukabana, wenda akagira ukundi nawe bigenza n'ukundi zanjye sombi, kuko narabivuze abagore barantuka, ariko kugeza uno munsi hari ibintu imibanire y'abantu irimo ibintu bya shagara bagara biri aho ngaho, sibyo? Abo bana wikwirirwa witeza agahinda. Icyambere birimo ingorane nyinshi. Icyambere nubimenya uzababara kandi ntacyo uzabihinduraho. Ni wowe uzaba umunyakababaro kurusha undi we wese, kuko umugore we yarabikoze, arabizi. Burya rimwe na rimwe nawe ushobora gusanga uwo wita so atari we so, ariko kuko so atabimenya aranagukunda cyane, aranakubakira. Rero ibi bintu bya ADN n'ibindi ndasaba abagabo mubyibagirwe, mubireke, mureke kwiyahura, mureke kwibabariza umutima. Iyi ni inshuro ya kabiri mbibwiye abagabo. Niba uzi yuko umugore wamushatse ari umugore wawe, nawe ukaba uri umugabo we, umwana akavuka muri urwo rugo, uwo ni umwana wawe. Wikwirwa ushaka uburyo yavutsemo, wijya kure. We bana yavuka asa na Kenisi, yavuka asa na Mutabaruka, we uwo mwana ni uwawe. Uwo mwana ni uwawe. Nigeze kumva hari umuntu uhamagara kuri radio imwe abwira umunyamakuru ati wewe, ati wiriwe, ati ariko ati hano ku Kamonyi, hano hakurya za Runda biravugwa yuko abana benshi barimo kuvuka musa. Ati turasa, ati oya, ati ntabasa nanjye, basa na Gitifu. Ibyo rero ubwo Gitifu nabaje ngo ntibasa nanjye, basa na Komanda. Rero hari ikintu ushaka kugira ngo ubwire rero. Ni umwana ashobora no kuba mudasa, si itegeko ko umwana wawe musa. Ako abantu basa gute? Urabyumva neza? Ushaka kubyara umwana kaza asa nk'iyi mikoro kandi wowe uri inzobe nka Kenisi cyane. Icyo mvuze wacyumvise? Ibyo rero ntago ari impamvu yo kujya kwirirwa wihangayikisha, wiyahura, wizamurira imisemburo yo kukuvana ku isi vuba. Kunda abo bana bawe
kuko n'ubundi niwo wita uwa bashobora kukubera ibanda akamera nkaho ndi twumva. hari umuntu nabo bagira inama bati mumbwire abagabo muti umwana apfa kuba kwita papa cyane wamutuma akajyayo cyane jya ushima Imana ibintu bya DNA mu bizibukiye ibyo mureke ishyano kuko kuva na kera umwana n'uw'umuryango twe nk'abanyafurika rero narwo dukwiye no kujya muri DNA ntago undi muntu anavuga ati izo nama muzigira abagore ye nzajya nkoresha ADN umwana akivuka hanyuma wowe bayigukoresheje ahubwo se akabazo k'amatsiko wowe bagukaciye uwo wita papa akagufata we akakujyana bati tujye hariya ruguru ushobora gusanga abo twita papa ushobora no gusanga abo twita papa atari bo bapa ibyo yagutanzeho byose uzabimusubiza pe rero ngiye inama najya iroroshye keretse bibaye ari nk'impamvu y'urubanza cyangwa se ari impamvu runaka ifite aho ihuriye no kuba ikibazo cyakemurwa n'inkiko ariko hagati yawe ukitonda abagabo bagira amakosa abantu benshi kwiye gahunda bari kwiyangara ugafata nk'umwana ukamujyana ukamufata samples ukazijyana nk'Inairobi ukajya kumupimisha reka nkubwire hari mushuti wanjye yigeze kujya gupimisha umwana batabibwiye umugore urwo rugo rwarasenyutse na n'ubu n'ubundi rwasenyuka kandi yasanze koko umwana ari uwe ubwo urumva umugore abimenye batoke ufite ibyo unkeka yabimenye gute se yaribagiwe afata envelope ayishyira hahandi aho dushyira ibintu mu modoka y'ibisubizo ajya kuri supermarket kugura ibintu umugore avuga ati ariko ndebe ibiraho abagore nabo ntabwo baba boroshye umugore aravuga ati ariko iyo envelope irimo iki bati ni inoti ahita avanayo kancukumbure rero niba ari inoti cyangwa sheke arebye abona ibintu bya muganga byanditseho amazina nyine yenoza y'umwana we atika da ko bitaho ijisho ye baba we iyo modoka bakomeje kuyigendanamo cyangwa mutika gwinshi nka muntu batuguye agiye kubita umugore mu modoka nawe akamukubita ari kwivura yayisabisha burya abagore ari ukuntu abanza akabira kurubira arabanza arijima kweli byakurikiyeho byari divorce none arangije n'umwana waramutwara amubwira ati rero nkubwire uko umwana wanjye ukeka ko atari uwawe vana y'amazuru nzapfa kose umwana wanjye azabona ntuzongera kubona umwana wanjye undi aravuga ati mvuga uti uwo mwana mukunda kuko nta ruhare yabigizemo mukunde umwiteho ariko uwo mwana si uwawe uwese nyine niko bari kuvuga abantu ati wamwitaho wagere ko si uwawe reka nkubwire njyewe bagabo turi kumwe muri iki kiganiro hatazagira n'ugira ufatwa n'imyuka mibi ngo avuge ngo agiye gupimisha ADN abana be wenda yarabahagaze kwa muganga ubu bariyo abo ngabo baravaye bababaye ibisubizo ni bibiri reka mbikubwire ni ukuza ufite agahinda kadasanzwe ni ugutaha ushwana n'umugore bikarangira wenda ugenda amageragere cyangwa upfuye ukabigwamo ibyiza rero wabireka yes that is it usanga uri kuza uhutaza uwo mwana umuziza ubusa nta bintu wumvise hano bya trendinze muri social media by'abantu bagiye gupimana niba barapimanye niba barapimishije ibyo ni ibiki we niba uzi ko umuntu mwasezeranye babahanzi uretse gato ndakwiyamye kandi wa mugabo ni wowe ugiye cyose uruntukisha abantu wowe njyewe ibintu byabaye biri public gutya ngaho uvuga izo publicite zawe izo public zawe zivuga nyine ko ari wowe bizanye se ingenzo bantu nyine dosiye uzanye ni iyi aragiye atari se mu rukiko bashingira ku kibemeza ko uzatanga indezo ko nta bipimo bafata muri iriya kesi ushatse ukabikontesita barabifata uravuga uti nk'abasore mubyara hanze mugenda nyine hose nyine mutanga serivisi ziri aho ngaho hose niba kuzanira umwana ntuzamuhakane ariko uzemere mugende mukoreshe mwembi mugende babakorera ikizamini nibasanga atari uwawe mubwira uti dore uri ibandi ry'urukundo genda ushakishiriza ahandi utakundi ubyegeka Moibi ya Bolingo Moibi ya Bolingo mubwira uti ewana dore nibyo ariko niba cyane cyane nk'abasore mufite akazi mufite ku dufaranga ewana babikoreza imitwaro myinshi upfa kuba uzi ko waciyeyo tu hajya nta mugitifu ni muri Nyabihura umwe wendaga no kuziyahura avuga ati rwose baranzonze maze gutanga akubye nka miliyoni umushara mpembwa ubwo se yakuraga hehe ntihahise nyine byari ukwigura ageze arabateka njye gupimisha apimisha yasanze arabe ariko wowe niba wumva umutima wawe uvuga uti nta kibazo uzajye gupimisha ariko icyo udakora ipimisha ritemewe
ni iby'umugore mwasezeranye wo mu rugo mu bana. ntariremeye ariko uvuga ngenda kugira inama kuri wowe ibyiza wabireka, kuko uzababara kurushaho, uzananuka, uzamanjirirwa, uzasa nabi, uziyahuza n'ibyo utiyahuzaga, udafite n'umutima ukomeye uzapfa. umutima ugahagarara bateze guhagarara k'umutima, uyaze guhagarara k'umutima kandi ubundi gupfa ni uguhagarara k'umutima. n'ibyo nyine icyo gisubizo cya muganga yaze guhagarara k'umutima. none se gupfa ni iki? Uguhagarara k'umutima that is it. nyine yapfuye. ubwo uwo muganga ntabwo aba ari umuhanga mu kwemeza icyishe umuntu. yaze ngo guhagarara k'umutima. none se hari uburyo babyita mu mvugo zindi zabo, ariko mbona bandika ngo yaze guhagarara k'umutima. ubwo ni mu Kinyarwanda, ariko mu buryo busanzwe ubundi hari uburyo babyandika. ibyo rero njye ntekereza yuko uwo mugabo wenda nuko atumvise inama twabagire mu minsi ishize, nuko umunyegana buriya ntabwo Kinyarwanda yumvaga, ntacyo yumvaga. ariko please never attempt to do a DNA test. urumva ngo nk'ugabuza ubuzima yakwiye kuba ariho nawe, ntabwo birarangiye nyine. nibyo nyine harimo nabo mu Rwanda benshi bazapfa kubera ibyo bintu, kubera kutumva. bajye bumva. nanone ndashaka mbwire abagabo, buriya niyo mpamvu ngiye nkunda ibihugu by'abayisilamu. nta ibikorwa byose bikorwa n'abagore ntibajya babivangamo abagabo. urugero usanga nk'abajenekologe, nk'umugore niba agiye kureba umuganga w'abadamu haba hari ab'abagore, ababyaza b'abagore, ku buryo umugabo yemerewe gusa kureba umugore we mu rwego rwo kurinda abantu irari. icyo kintu ndashaka kucyumva. aho ngaho rero abantu bazubahira intumwa y'Imana Muhammad, ibintu yarabibonye, aravuga ati abantu baremye mu irari, cyane cyane abagabo. reka ibintu byose bibahuza n'abagore batari ababo. wemerewe muri Isilamu, wemerewe uburenganzira bwose busesuye ku mugore wawe mu gihe muri mu cyanya cyabagenewe. ndashaka ibyo bintu abantu babyumve. ariko umugore utari uwawe birabujijwe. uranyumva neza? ahangaha rero ndagaruka ku bintu numvise uvuga by'umusirikare wavuye mu butumwa akica umuntu. hano nari ngiye kugera. ibi rero ndashaka mbabwire, buriya hari gym imwe ngira ngo ni fitness point. yes, ni gym imwe nkorera mu ahantu i Remera, bakoze gym y'umwihariko y'abagore, kuko hashobora kuza nk'umugore w'umuyisilamu ufite izo ndangagaciro cyangwa umuhinde ashaka kwikorera, adashaka kwivanga n'abagabo. rero uzareba uko umugore aba yambaye ari muri gym, byanze bikunze iriya myenda yo muri gym ubwayo nayo ikururira. it is very provocative. uyu munsi rero niba ubushakashatsi bumaze ejo nibwo musoma mu bakobwa cyane cyane n'abagore 80% bajya muri gym bajyamo bagamije kwifotera amafoto meza, ku buryo afata umwanya akifotora ugasanga yapostinze iriya myenda yo muri gym. it is very provocative. ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ari imyenda isembura irari. cyangwa murabizi ko irari mu mpano abagabo dufite irari ririmo. ibi ndashaka abantu mubyumve, waba ubwiriza ubutumwa mumenye yuko tugomba guhangana naryo, ariko abagabo turemye mwirari. ibyo ubyemere cyangwa ubyange, guhera kuri papa wawe kugeza no kuri sogokuruza wawe. abagore baremye mwirari se? ndacyakomeza, ntabwo ndi mu guhangana kw'abagabo n'abagore. ibyo ushaka gusobanura birajyana neza nibyo vugaga. uruma impande zombi. ntabwo ndi mu kuruma, ndimo ndavuga ibyo bindi nanjye nawe uze kubifatira umwanya. ntukajye wivanga mu bikorwa byawe. nyine ikibazo kuvuga n'uyu musirikare w'umunyakenya wavuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia asanga ngiye byo sobanura bikaguhubuka. ikirimo ni ikirero, abagabo irari ry'abagabo rihora rigurumana, irari ry'abagore rirahari. naryo ni cyo bashaka mvuga. nabo bagira irari, ariko imiterere irari ry'abagore risaba kubanza kurisembura, ariko iry'abagabo ryo riba rigurumana. burya ni ukuvuga ngo mu mpano Imana yahaye abagabo harimo irari. irari ni impano by the way, kuko uramutse udafite irari ntacyo waba umaze nk'umugabo. ibyo ndashaka nabyo abantu babyumve. ahubwo ikibazo ni uburyo ukoresha iryo rari mu rwego rwo kubaha Imana, period. hanyuma rero izi gym inshuro nyinshi iyo abadamu barimo bakoreshwa n'aba ba gym master batari na professional by the way, birangira batangiye no kubamenyera, ugasanga umuntu arimo arakoresha gym umugore warimo amukubita no ku kibuno. very very stupid and very dangerous. amuterura n'imbavu, urabyumva neza, akajya kumustretchinga
akamukora stretch ubwazo zica rubozo ku buryo uramutse ubibonye ngiye mba muri gym ndabizi iyo mbona uburyo abagore babakorera stretching mbibona biragenda bigatanda very something else. Hagomba kubaho uburyo abantu ibi bintu babyubaha. Aba bana izi nsore zateruye ibyuma zitwa zinywa amaproteine zimenyera abagore b'abagabo ku rwego mutarabona. Izi nsore zo muri gym zirirwamo zimenyera abakobwa ku buryo uramutse ubonye kopine wawe cyangwa fiancé wawe afite umugym instructor umukora biriya acha Mungu uwo munsi wararufunze gym zose. Rero uyu mugabo ashobora kuba ari byo yabonye kuko numvise abantu bamusingiza ngo ari umuntu mwiza, yego nibyo ari mu kazi ariko hari birenga umurongo. Nje ndasaba ko aba gym instructors b'abakobwa baba benshi rimwe na rimwe bagafasha instructing abagore se bakajya babafasha kuko ibi bintu nabyo bwabyo uzarebe ku gipimo kinini aba basore bakoresha gym birangira abakiriya babo hari ubundi buryo bumvikanye nyuma ya gym. hari amakuru udafite ntafite yes muri ibi bintu bya za gym na za reflexology na za massage nta mugore uba ushaka gukoreshwa n'undi w'igitsina gore. N'ibyo gutunganya inzara n'imisatsi nta mugore cyeka yari bwari kuva mu cyaro haratarabona umujyi ntabwo aba ashaka gukorerwa n'undi mugore. Ibyo muri gym rero ubwo rero ibyo uri kuvuga ngo bihindutse yica rubozo nabo baba bishaka. Icyo nkubwira cyo ni kimwe, hari ibyo ubona biri too much. Hari abandi bantu utarimo kuvugaho nabo ngo bazengereje abagore b'abandi. Hari umuntu mpa igitabo cy'umugabo witwa John Gray. Ntago ndagisoma but maybe ndaza kugerageza kugisoma. Iki gitabo cyitwa Men Are From Mars and the Women Are From Venus. Urebye kava y'igitabo kenshi umenya ikirimo. Bwo kivuga uko abagabo imiterere y'abagabo uramutse unamenye imiterere y'abagabo ko barimye mwirari nta nubwo wajya kwimena umutwe ahubwo wari buryo managing iryo rari. Ndabiza abantu bagiye kuvuga ngo yavuze that's how it is. Ngiye kubwira abandi bantu nabo bazengereje abagore b'abandi. Ariko hari umugore bari mu kuzengereza kumbona ubuze babandi. None so bavuga ubakorera icarubozo n'uwaye babarikorera. Ndabivugiye muri Kenya. Ntabwo wavuze muri Kenya wavuze. Isore zatamiye ama vitamine nizo muri Kenya. Aba bantu bigisha gutwara imodoka. Uvuze ukuri? Aba bantu bigisha gutwara imodoka. Cyane cyane bajyana muri pratique. Umugore ari kuri vora arimo kumwerekera uko bagenda. Aba bantu dora aba bantu nabo kwitonderwa cyane. Reka da. Ngaho rero ubwo mutabaro kubwo yabikubisemo imboni ubwo ntugiye kwica isoko ry'abantu. Oya ahubwo ndi gutuma rizakorwa neza. Ariko icyo nawe niri kuma kuriya kumva ko abo bitwa abarimu b'ibinyabiziga bajya kujyana imibano yihariye n'abagore bigishwa nabo gutwara ibinyabiziga. Ngereka nkubwize pe uramutse ubonye imiterere yo muri gym ukareba ibibera muri gym ukitegereza ukabona aba gym instructors ibyo bakora byanze bikunze. Ariko kukikwirengeza ibyo mu massage ngiye bya massage ni mu cyumba gifunze sinjya njya muri massage. Ngiye massage tekeza ne cyumba gifunze. Ngiye massage yanjye nyikora ku musozi uramasa. Esa mu masa yambaye Ese ko nabizi ahubwo mpa makuru. Wowe si bagiye kumasoma umeze ute? Nje nimasisha se jewe. Twaravuze ngo bakumasa ntuvuze ijambo rivuze ra. Navuze ko ntajya njya muri massage yanjye nyikorera ku musozi ngenda. Period. Wowe niba ujya bagenda bakakwagaza bagatangira bakagutiripota. Wanahise ko ujyayo muri massage. Ya bitubarira ahubwo nk'umuntu nge ntago njyewe ngiye. Nose uravuga ibyo utazi. Besiga. Ibyo muri gym ndabivuga kuko nta kibazo. Nyamuneka umuntu udukurikiye baba ajya muri massage. Watwandikirwa tubwira uko bigenda baba masa mwambaye. Rero byo kujya kwiyamburira umuntu mudafitanye amasezerano y'ubwambure nabyo ni ikibazo. Subhanallah. Gusa uwo musirikare uko byarangiye no kuko byatangiye ntabwo bavuga uko byarangiye utavuze uko byatangiye. Yavuye n'umusirikare wo mu ngabo za Kenya KDF. Yavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia asanga uwo mugabo ukora muri gym ngo yarigaruriye urugo rwe. Bakoresha ngo yita ku mugore we.
hanyuma uwo mugabo amakuru arayamenya, uwo musirikari amuhigira kutamubura, amusanga mu kabari, niho yamufatiye, bararwana ingumi, imigeri, imitwe, ibinkokora, ibinzara, ibintu byose bishoboka. Uwo munyamajimu bamujyana mu bitaro kurwarirayo inkoni, ahasiga ubuzima. Muri biriya bihugu rero bigira abasirikare benshi bajya mu butumwa bw'amahoro, ibyo bintu bikunda kuvugwa. Ngereka mbwiza ukuri pe ko akenshi bataha bagasanga hari abantu bigaruriye ingo zabo. Hano muri no minsi shaho abantu baharaye jimu. Ariko hari abana b'abakobwa bakoresha jimu nk'ubu bona bafasha abagenzi babo neza. You go for that. Urajya kujya kuri uwo muntu wirirwa kumenyera afatana nomero zawe. Barihe ngo tugiye badufashe. Turangire. Njyamba boda muri fitness point harimo aba gym instructors b'abakobwa. Yes. Abo ngo nabo gufasha abagabo burya. Oya, bakoresha abadamu sindabura. Abagore ngo bakoreshwa n'abagabo. Abagore ngo barabyanga, nibo bambere babyanga. Ubwo se uravuga ibintu by'ahantu utajya, ujya muri gym hobo. Ujyayo. Mbamaho gusinajyayo gusa. Duha amakuru sasa bibera imbere. Iyo gym ya Zandani. Uyu nagusobanuriye nyine. Kora ba instructor. Nkwereke wowe. Aza nereke uyu musaza abanza arebe ku bintu babikorwa. Ave mu magambo yo kuzajya yirwa amenyera abantu, uzajya aho ngaho gusa wivugire gusa. Katutagenda nakubwiye aka kana. Akahe? Navuze ngo uravuga massage. Ntuzi byadutse byitwa niba ari waxing. Wiki? Niba ari waxing, niba ari iki? Si body to body. Mutabaruka ntukajye umbaza ibyo bintu. Undi ati none ibyo muri gym birarenze cyane. Ngo bagira bakanabihindura kakawete, bagapanga sorti ku mazi yo kuzajya kwideklara. Nyamugabo agasigara za Kigali, abandi bagiye muri sorti, amafoto ngo ba ngo filime ngo yupi ariko si ikirere. Ko biri kose muzagenda mwiga pole Nikore wise. Reka muzaye mutabaruka ko ntari muri ligue imwe nawe. No ndabizi. Urabizi ko utari muri ligue imwe? Oui. Okay. We muzaye quiz. Muzaye quiz ngo ni Claude ngo arakujyana kukurega nutabihindura. Ibiki se kandi? Ngo haravuze ngo Claude wo muri Reyo. Ngo ahangu umushyira mu cyiciro cya muzaye quiz gute? Ngo haramusebeje. Oya ntago namusebeje. Ngo hanyuze hose. Icyo navuze ni iki? Nyine uko abivuga. Ngo hanyuze hose. Ngo abantu bose. Ngo nta muntu kimwumva aravuga ngo ni umusaza. Ukanda ari umusore ngo mwana 38 ans. Yawe ati ngiye nutabihindura ngo wisubireho ndaza mfane gasoje ariko ndi bunakurege mu ngiye. Oya icyo navuze. Niba ari inkiko zahari bukuregemo ko wavuze ngo ni umusaza. Mu ngereko z'urukundo ngira ngo. Mutabaruka regarde là-bas. Dewe kwikoresha. Ngaho rekeraho. Arekeraho? Yareke bigakomeza. Oya vanaho. Yareke bigakomeza. Vanaho. Waxing ngo abagiye kwiyogoshesha imyanya y'ibanga. Oya ibyo bintu babiritse kweri. Ikinyarwanda se ari ibitero so n'ibindi. Nose ariko nkoze ubundi. Buretse gato nabyo tubiganire. Ubundi umwanya w'ibanga muri iki gihe n'uwuhe? Ko abantu imyanya yose yabaye imyanya rusange. Bashatse bajya bagera no mu isoko batambaye. Uziko mubaza ikibazo niba abantu barenga 10 na 20 30 bashobora kukuvizita. Ubuno umwanya rusange. Ni salle polyvalente. Ni salle polyvalente. Oui, ni nka station ya essence. Umuntu araza akagwesha. Ibyo ndivuga ku bagabo n'abawe. Niba ushobora kuvizita abantu barenze 70. Iyo myanya y'ibanga yawe ko ari ibanga ryawe n'undi muntu ubwo riracyari ibanga ni rya babiri. Ni ryumwe ubwo biba byarahindutse. Abasore bavuga ngo siri ni ya mtu mmoja. Ibyo rero vuga yuko wenda ari imyanya rusange ubu ngubu. Yes. Cyane imyanya yabonwe n'abantu. No ajya kwiyogoshesha ahantu ibyo bintu bigeze ubibona. Aho umuntu w'umugabo ananirwa ko yakwikora isuku akajya muri salo umuntu cyangwa umuntu w'umudamu akagenda neza bakamwogosha. Ibi bintu utekereza ko ari iby'i Rwanda. Ubwo bogoshe ntibagoye nk'abaganga. Bogoshe se ko ari akazi bihimbiye ubwo nabo bakomeza bagakora ibyo bakora.
ariko ni hatari. Hoya ahubwo mutabaruka mwebwe nakataraza muzakabona. Ahubwo tunapokwenda ni kubaya zaidi kabisa. Aho turi mu kwerekeza ni habi cyane, ni habi. Muri ino si itarimo aho umuco uri mu kugenda ukendera, aho abantu ntacyo batinya, aho amategeko yasimbuye indangagaciro. Where are we going? No, ndabikubwira ikintu cyitwa the so called human rights. No, that is craziness. Those are vices. Kumbwira ngo ni uburenganzira bwanjye, aho ubona ntubonye inama zabaye se. My body my right. Nukuvuga ngo nushaka ushyire ku muhanda n'uburenganzira bwawe. Ako yanama ntiyeshuwe. Ibyo sinshaka kujya mu by'inama, ariko ubwabyo birakwereka aho ibintu bijya. Se bakongera bakazana ibyo bintu. None my body my right. Yes, you're right. Yes. Nukuvuga ngo nawe ugenda umwanya wanjye nkawushingira igiti. Jamais. Nta kibazo, it's my right. Ndakubwira ibintu byitwa umuco wateshejwe umwanya wawo ugomba kugira mu muryango. Tumvikana. Icyo rero ibindi se urazana ibyo byose urimo kuzana ntabwo nta namwe bishoboka mu gihe tutangiye kwitakaza twebwe abo turibo tukibura. Erega amaherezo reka ubundi kambabaza. Mutekereza ko mu myaka 10 abagabo b'abanyarwanda bazaba bameze bate? Oya buretse gato. Utekereza ko bazaba ari abagabo bari timamu hatagize igihinduka uyu munsi? No, mumbwire tureke ibindi. Birashoboka ko wenda ubu ngubu hari imico myinshi mibi yadutse, sibyo? Hari ibintu bitakiri sakire, cyaba yari ibintu bisanzwe rwose, no one cares. Ezundi nkoze mutabaruka. Uyu munsi wa none urebye hari value nimwe umuntu acyubahiriza cyane, umuntu agaha agaciro akavuga ati reka mfite amatsiko yo kuzashaka umugore one day. Uyu munsi wa none uzi ko abantu b'abasiribateri bakora imibonano kurusha abantu bashatse cyane. Uyu munsi uzi ko harimo abana bamaze gukora imibonano kurusha basogokuruza bakoze mu buzima bwabo bwose, kandi babaraga bafite abagore imisozi yose. Iyo imisozi yose cyangwa bafite uyu munsi hari abana bato b'abakobwa bamaze gukora imibonano mpuzabitsina ku kigero kiruta cy'abamama wabo kandi batarengeje imyaka 22. So ibyo byose biraza bikagucanga ukavuga where we going? Ariko kuko dufite umuco wo kuvuga ngo ntituvuge ishyano tutakoma rutenderi, turimo turatakara. Yego kubivuga byo bizatanga iki? Simbizi. Ariko niba hakenewe polisi, niba hakenewe uburyo tugomba kongera kureba uburyo dutegura umuryango wacu tukareba basi nubwo twahimba indangagaciro nshya tukazashobora kugira icyo zifasha. Hagenda ugiye kugenda uranyirukana ko nyewe nkubwiye kuri ako gakote wambaye. Abantu bari kubona uri umufana wa peri ku buryo bwuzuye. Uwo bibabaza bimubabaza. Nese uri we buretse gato ndavuze uwo bibabaza bimubabaze. Bivuge nyine tubimenye. Njyewe ndi perezida wa Gasogi, ukaba umufana, nkaba umukunzi wa Gasogi, nkaba umufana wa Gasogi, nkaba umudai hard wa Gasogi, nkaba Gasogi. Nta yindi kipe ufana? Ntayo. Njye sindi umufana, abafana n'aba partiza. Kandi uwo bibabaje kuko iri kote rirya benshi by the way. Kuko abantu bafotoye bavuze pe. Nibashaka bavuge n'icyanga kibarenge n'amacandwe yume. Kanebikiza umuntu kunagura tiki. Ntibimbuza kutikura pe, nibyo abantu bari bubiboneremo. Ubwo nakanyenyeri 6 9 akanyenyeri 6 akadirishya, hanyuma ukagura ukurikije ku mufuka uhagaze ndetse n'itsinda ry'abantu muri buzane. Ese ubwo umuntu wanditse ibyo bintu ninde? Ntabwo nzi amazina y'abantu handika hanganye namba mbazi. Aba ni ba bantu bawe mubana mu rwego rwo konsebye. Abantu tubana nge mba nande simba nande. Akaragashuwa runyeretse ko muri rusengero n'urwaye ko ndiba rwo muri Republika Demokarasi ya Kongo. N'urwo muri Kongo. Ariko ntaba nabo buriya babaye categorique. Baremeza rwose. Cyo baravuga bati we ngo yitwa Église Évangélique. Oya ne ibyo ngibyo. Bireke. Inagare yayi. Ibi niko bimeze hariye muri paroisse Mont Carmel. Ni yayi ngira ngo. Yamaye yayi gutese. Reka turebe detector. Detecting ure. Detecting turebe. Ini oji.
ayisho ntabwo ari sho ni AI based. Nikuta wataritse ngo mbuzi ya mchungaji aya, kuku ya mama pasteur aya. Ni atari Iyi ntabwo ari yayitu ngo ibi byose byitwa iterambere. Abo ngo aravuga tuwambaye neza kabisa, musuhuriza mutabaruka ndabona arimo neza muri iyi minsi. Umuco wacu wo uri kugenda ukendera kandi bizatugora mu minsi iri imbere. Ibyo uvuga ngewe turi kumwe 100%. Ngenda shaka eske ubukwe bwacu buzaba bumeze bute mu myaka 10? Abagabo bacu bazaba bameze mu myaka 10? Abagore bacu bazaba bameze bate mu myaka 10? Nta nubwo ngiye kure. Just 10 years ahead. Umudokiteri aranditse ubuzima bwo mu mutwe bw'Abanyarwanda buteye inkeke. Nanajya mu Gifaransa ngo les Rwandais sont en train de mourir silencieusement. Barimo gupfa gahoro gahoro. Taux de divorce ziriyongera, imibare y'abatandukana, taux de suicide ziriyongera, abiyahura, taux d'homicide ziriyongera, ngo n'ubundi bapfa n'ubundi bazize impfu zitunguranye. Ariko so homicide ni iki? Homicide na suicide bitandukanye. Homicide ni nko kwica umuntu kwicana mubana kwiyahura, family based killing. Ngo les prisons sont pleines, amagereza aruzuye. Urumva badafashwe ingamba aho tugana ntabwo haba ari heza. Ya ariko ingamba za vice ni police makers bagomba kureba police, otherwise ibi turimo ndabivuga ko ari uguhenebera mu kanseka. Ya igishimishije nuko ngiye ndi mu gusaza. Gusaza hari ibyo nzajya ndeba ntakigira n'ijambo mvuga kuko ubushobozi buzaba butanyemerera. Wagiye igoye nta menyo, nzaba ndeba nyine mbareba tu mbaseka. Hari igihe uzabibabwira mu gihe cyabyo, babwira ati mu gihe cyanyu cyarangiye cara hariya. Yetse ko ngewe nzaba muri generation zose kugeza mpfuye. Yes, ibyo byo rwose babimenye. Ngeso kudashaka gusaza ubwo. Gusaza ni iki? Gusaza nyine ni ukwemera urwaje ukicara ugategereza uhiteka kujyana. Is it biological depreciation cyangwa it is mental degradation? Can you define the two? Differentiate degradation iyo ngiyo. No, mentally nzakomeza mbe more strong kandi ntekereza ko ubu imitekerereze yanjye wise iyi ni vure. Bakubwira ukuntu Sekanuma byamugendekeye kandi yari umusizi w'ibwami. Umusizi w'ibwami yabaga yubashywe, intege nke z'ubusaza zatumye agenda y'intamire. Ibyo uri kuvuga rero ngo uzaguma bumuje guteze. Icyo nkubwira wirwanya ubujene bwanjye